Ndabyibuka nkora kuri City Radio hari abantu bajyaga bazana indirimbo kuri set akayishyira kuri resebusi yasohoka igahita ishyirwa mu gatebo k'imyanda batayikopi kandi umuhanzi kugira ngo anategagere ku gitangazamakuru mu bishinga umunyamakuru yatumira umuhanzi wa hip hop ikibazo cya mbere yamubazaga ariko se ngo kuba bashinja kunywa ibiyobyabwenge. Ariko uyu munsi wa none aho tugeze mu iterambere naho itangazamakuru rigeze, nshima ko ubu umunyahanzi atakibasha guhamagara mu radio presenter cyangwa se we mu TV presenter ngo wankandi iyo ndirimbo. No, ubu buri wese afite uburyo bwo gucuruza ibihangano bye bikamutunga. Ikindi buri wese yabashije gusobanukirwa injyana yariyo, buri wese yabashije kumenya aho music nyarwanda igeze. Urahura n'umuntu mani mu muhanda kw'imirongo yaragushiranye, urumva watekereza imirongo uhagaze niryo shaza, nukubabwira ko ubutumwa mbahaye nuko imirongo idashobora gushira mu gihe umwuka wanjye utarashira. That's what's up, sibyo? Amaji kora firigo ukumva niyo nguni wakizemo, amajucu uruhinga amashu ukumva wankiza aho hantu, ariko wamenye nakoze firigo yeso cyangwa ya nyuko. Urahura n'umuntu mani mu muhanda kw'imirongo yaragushiranye, urumva watekereza imirongo uhagaze niryo shaza, nukubabwira ko ubutumwa mbahaye nuko imirongo idashobora gushira mu gihe umwuka wanjye utarashira. That's what's up, sibyo? Amaji kora firigo ukumva niyo nguni wakizemo, amajucu uruhinga amashu ukumva wankiza aho hantu, ariko wamenye nakoze firigo yeso cyangwa ya nyuko, wowe wumva ko amaji nkora firigo. Nibyo byonyine ushaka kumva, kandi wiga muri interina wumvaga uruhinja uzi Nyabarongo, sibyo? So ibyo rero nibyo byatumye birukankana imbwa cyane. Nkababwira ko ndi imbwa ngo amaji ni imbwa, imbwa yicaye muri City Tower. Ibyo bintu byampaye nazira comment z'abafana njyewe ndazikunda kuko zimpa motivation zo gukora ibintu bya danje, kuko muramutse mucecetse ntimubimbwire navuga ni ahubwo ndahinga noneho na karoti, urumva? Njyewe rero reka banze nongere mbatemo muhanze mwumva ibyaribyo. So album yanjye yitwa Ibishingwe, ariko byose biterwa nyine n'ukuntu abafana badushyiraho pressure. Yes, aba producer ba harimo bita move harimo mob vibes. Ndanabashimira cyane, shimira n'abahanzi bose bemeye kumfasha. Nanjye umuhanzi wese uzanyenera ubufasha nzabumuha, ariko aba producer bose erega piano igira amanota yose arangana. Wavuga uwo nguwo wavuze mbere, wavuga undi, twese dukorera kuri keyboard imwe. Kimwe nuko ni press conference muri kubona umuhanzi uzakenera gukora album cyangwa kumurika ikintu cye, abanyamakuru ni babandi. Rero njyewe nshimiye itangazamakuru uburyo mumfasha. Haba harimo n'abanseka ati nago nabo nzajya mbahereza, harimo abavuga ati uyu muhungu twamukura kuri urwego tukamushyira ku rundi, ariko abari hano ndabashimira kuko biragaragara ko muri gusupporting ibintu ndi gukora. Yes, murakoze. Turacafite ibibazo hano, ndabona ibindi bibazo bibiri, reka duhere kuri hanyuma uramuha nawe abaze ibyo bigende birimo. Okay, murakoze cyane. Nitwa Benkere umunyamakuru wa Igihe. Nashaka kubaza Madine Bravo. Kimwe nagushimira kugeza kuri album. Ndio wasobanuriye ko bijyanye na album y'Ibishingwe, bakubwiye hanyuma ikibazo bakoze kijyanye n'abantu baba
kwegera abakubwira abangana ngo baboneka abantu bakwiye kuri iyo album icya mbere icya kabiri ni gukora igihe kingana iki izi imbaraga wabashije kuri iyi album yawe ubwifashishije. Okay. Icyo kibazo cyiwe. Okay. Album yanje nayikoze hashize igihe yakozwe n'uwo bita Piano de Groovement bwa mbere. Album yanje iza kuburirwa irengero. Ndavuga ntariko byanze bikunze. Impamvu yaburiwe irengero irahari, ari ukuntu nyine byagiye bigenda atari ngombwa ko tubivugira hano. Ariko akawiziritseho ndashaka ko gasiga kawuciye. So yaramvunye naraye amajoro imyaka hafi 3. Mwabajijisha mwabanyamakuru mwe ngo ndi guhinga amashu, kumbi ndi gukora album. Mwazana inkwavu ngo ndi gukora album nzayibahereza biri nka surprise. Irangije iranabura. Ishaza warimbuza. Urumva niyo mpamvu navuze nti ibi bintu bari kubifata nk'ibishingwe Imana. Imyaka 3 urara wicaye utekereza ukora. Barangiza bakaza bagafata imashini bagatwara nta no kugusigira wenda projet zawe. So umbajije ikibazo gikomeye nanjye nyigushubije mu buryo bukomeye. Yes. Bafashe ibintu nakoze iyo myaka yose babifata nk'ibishingwe. Amajoro guhera mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane umuntu ararya, aranywa, akora ibiki byose, twishyura umuriro, dukora ibiki, dufata umwanya wacu tukirinda ibindi bintu tujyamo. Album urayinyimye irabuze. Noneho kugira ngo mbirangirize aho ngaho neza, nkimara kuyirangiza impamvu yabuze ni iyi. Nayikoranye n'umuproducer arambwira ngo ngomba kumuha $5,000,000 kugira ngo ampereze album yanjye. Ayikorera iwanje, arya iwanje abiwanje. Kuko wabifite ufite access arambwira ngo nta $5,000,000 kuko yarazi ko bishoboka ko ukuntu twaraye amajoro arifuza. Young Grace, how are you? Yes, urumva. Noneho birangiye gutyo ndavuga okay, hamana ibyo bishingwe byawe. Ndabisubiramo, none nabisubiyemo. Producer nimba ari no kunyumva arabizi, amenye ko yakinnye n'ikipe batajya bakinisha. Murakoze ko ikibazo cyawe cyiza cyane. Usa nk'uko PAPY sayirivayisi yarabivuze buriya ingoma izajya umuziki wa kera utandukanye n'ubu kubera yuko nk'uko PAPY yavuga utamusa na CD. Uretse ko nasohoraga indirimbo nkafata moto ikajyana kuri flash cyangwa CD ikajyana kuri Kiss FM, kuri KFM, kuri Contact, kuri Radio Rwanda, byose nzenguruka na CD sibyo. Bitandukanye n'ubu ngubu gusohora indirimbo ukauploadinga abantu bose bakabasha kuaccessinga kuri iyo ndirimbo yawe bivuye kuri channel yawe. Ni ukuvuga ko ibintu byo myaka ishize n'icumi ishize bitandukanye n'ubu ngubu. Kuko n'ubu ngubu nk'uko PAPY yarabivuze ruswa ishingiye ku gitsina y'abagabo cyane. Iyo rimwe na rimwe utaba ufite ikofi byabaga bigoye. Iyo utatanze iyo ruswa ishingiye ku gitsina nabyo hari bakuganiraga. Gusa biratandukanye n'ubu kubera yuko umuziki mubaza ko abantu batangiye gusobanukirwa umuziki icyo ari cyo kandi iyo umuziki mwiza vraiment urigura. Navuga ko inama nagira abana b'abakobwa nk'uko wari ubibajije ni ukwigira no kwiyubaha kubera yuko ufite impano, ufite ibihangano byiza. Nibaza ko izo ruswa zishingiye ku gitsina ndetse n'ubushobozi ya ruswa batubuza muri leta nta kimaze ubu ngubu bifite akantu keza kariho. Nababwira gutinyuka no kwigira icyizere no kwiyubaha kubera ko ibyo byose iyo bifite nibaza ko ugira kugaragara. Umunyamakuru yatumira umuhanzi wa hip hop, ikibazo cya mbere yamubazaga ariko se ngo kuba bashinja kunywa ibiyobyabwenge. Ariko uyu munsi wa none aho tugeze mu iterambere naho itangazamakuru rigeze, nshima ko ubu umuhanzi
atakibasha guhamagara mu radio presenter cyangwa se we mu TV presenter ngo wankandi iyo ndirimbo. No, ubu buri wese afite uburyo bwo gucuruza ibihangano bye bikamutunga. Ikindi buri wese yabashije gusobanukirwa injyana yariyo, buri wese yabashije kumenya aho music nyarwanda igeze. Ubu dufite abahanzi bo mu Rwanda b'abanyarwanda batumirwa mu bitaramo hanze ku yindi migabane. Nibikwereka ko muzika nubwo dufite abashoramari cyangwa se abanyamafaranga cyangwa se abaherwe batari bumva ko iba ari ibintu ushobora gucuruza ndetse nabyo ukabishoramo ukonguka. Ababyumva ni bake cyane, ariko uko iminsi igenda iza, kubera imiyoborere myiza, kubera itangazamakuru ryiza, kubera kuvuga neza ibya music ndetse no kugaragaza imbogamizi abahanzi bafite, ibi byagaragaye cyane cyane muri corona. Wasangaga abahanzi babayeho nabi, nta gitaramo kihari, nta nuri bumutumire ngo dusangirira aha, agomba kuba hacunganwa nuko YouTube iragira ikimuha no kugira ngo ajye kubona ko dufaranga nabyo bitari bukunde, atari monetize urumva zarabumiyeho. Uyu munsi rero umuhanzi asigaye akora ibihangano bye, yashaka abikore nka Dusaba Imana Emmanuel, arabishyira kuri channel ye abe yabasha kumwinjiriza. Icyo dusaba nuko itangazamakuru ryamaze kwiyongera, ababasha gushyigikira music ni benshi, ndetse n'abajyanama bakagenda barushaho kwiyongera, tukabona ko ibitarashobokaga muri iyo myaka navuze inyuma kuri ubu birashoboka. Ndabyibuka nkora kuri City Radio, hari abahanzi bajyaga bazana indirimbo kuri set akayishyira kuri resebusi, yasohoka igahita ishyirwa mu gatebo k'imyanda batayikopi, kandi umuhanzi kugira ngo anategagere ku gitangazamakuru mu bishinga sawa rero n'album launch yitwa ibishinga. Ayo mateka tuba tugomba kuyavuga, n'abanyamakuru twabigizemo uruhare. Abakobwa bakazamuka babanje gusambanywa, ariko ubu ntibikibaho. Si byabagaho se? Byabayeho abakobwa bakabasambanya. Umuhungu udafite amafaranga ntakinwe. Ibi ngibi ndabivuga, ubaze Young Grace imufata nka mushiki wanjye. Barabasambanyaga bamwe mu radio presenter n'abafatwa nk'aba promoter. Umunyamakuru, umuhanzi w'umusore cyangwa umugabo cyangwa w'umuniga byaba adafite amafaranga ari butange kuri abo ba radio presenter, nawe indirimbo ze ntizikinwe. Kugira ngo ubashe kuzamuka byabaga bivunanye cyane. Young Grace arabizi urugendo ariko se wamusambanyije, ariko nuko atabivuga ngo avuga abanyamakuru bari amafaranga ye ni benshi. Oya ntabwo yasambanyije, ariko ni urugero rwiza. Ama-G The Black abo yagendaga pesa ibiceri bye barahari, barazwi. Nta biceri bye yampesheje kuko Ama-G twakoranye nk'umuvandimwe. Nta n'umuhanzi nigeze ndya amafaranga ye vuga ngo mama yagankora ibi, ntabwo byambayeho. So ubu rero uyu munsi wa none dufite abanyamakuru beza, dufite ba Muvunyi, dufite bande, dufite ba Manibu, ba Emi, dufite abanyamakuru muri benshi cyane mubasha gusupporting music. Ni by'agaciro. Ubundi watumiraga press conference nk'iyi akaza yumva ko ari businye ku rupapuro agacumi veni, waba atari bupeswe ntaze, ariko ubu ngubu muzi agaciro k'ibirimo gukorwa. Ni ibyo gushimirwa rero, turabakunda cyane. Ikindi tuzabane neza muri iyi album launch. Papa cyangwa azaba hari. Uyu munsi ntabwo yabonetse kuri iyi pano nk'umuntu uzaba uri muri ino album launch, kubera ko hari ibindi bikorwa arimo gukora. Akenshi iyo babaza bati ariko se Papa cyangwa ni iki mwitegura kuduha? Ibyo twitegura kubaha rero nibyo ari uyu munsi, niyo mpamvu ndaha. Ariko nimba wahururiye ibishingwe nakwita isazi, kuko ngo ibyo bishingwe uzari kandi urabizi ko hano biri isazi. Ubwo rero warangije kumenya ibyo ari byo, ariko ntabwo njyewe nkorera kuri puresha y'abandi bantu bo hirya no hino ngo ngiye kwereka runaka iki. Njyewe nkora ibintu byanjye ku murongo wanjye, ntabwo mvuga ko runaka yakoze iki nkora iki, cyangwa kugira ngo nemeze uyu nkoreka nkora iki. So rero njyewe kuba hashize imyaka twasubiza EP gusohora iki, ariko hari abafana dufite bakumbuye kubona igitaramo kitagiye
kuvuga ngo umuntu wemvestishe muri icyo gitaramo ni kampani igiye gucuruza inzoga runaka, igitaramo cy'umuhanzi nyamuhanzi ku giti cye. So ntabwo rero kumbwira ko ndi umuhanzi, kumbwira ko neguye igitaramo ndumva nta kintu gikomeye kirimo, ahubwo abaterankunga ndabashimira, wegera ukamubwira wagwana ukamubwira uti nyamara ikintu nabonye muri situation ndimo cya mbere ni ukugirwa inama. Ubu ibishingwe nzahero nshingira muri sitita, iyo naza kugirwa inama nari kurondera hahandi Nyagasabo, urumva bivuze ngo hari umuntu uba gufana ariko kubera distance ihari wenda atazi Nyagasabo, hari n'uwa Nyagasabo ugukeneye. Bivuze ngo rero ngiye gukora tuwa, ntabwo ari hano honyine nzarushingira abantu b'i Musanze, Rex arabizi, tubirimo nabyo, ariko reka tubanze ijambo. Urakoze. Hari ikindi kibazo kugira ngo niba nta kindi kibazo gihari, hari ikibazo reka nayo tutakire. Hari ibibazo bibiri, hari Emi, hari n'undi hari inyuma, katujyake nitwe byombi. So yewe ntabwo ari ibibazo, ntabwo ikintu cya mbere nishimiye no kubona ya BYOSE ari kumwe na Majide Bwakamana. Mani nicyo kintu cya mbere kivuga muri industry yacu. No bibiriya yaho kumushyigikira ni ibintu ugomba gukora, ariko kubona umuntu nka Young Grace azihasoye umuziki, azihasoye uburyo babaye muri ibi bintu kugeza n'imyaka ukavuga ngo ndacyari ku muntu wanjye. Nyine ni nka wa mwana ubyarwa n'umubyeyi, ariko umubyeyi uko byagenda uko ariko kose wa mwana akamana amaboko cyangwa byakana amakuna shara kuri wowe gusa. Ariko nanone nibaza ndimbati ari kurafisha, ndimbati umuhanzi azakina komedi Majide kuri afishe warayirebye ubona bidasa neza. Ntabwo ari ifu isaza, turakora imbere. Iriya siyo ya nyuma. Iriya ntabwo ari, iriya ni nka Propose. I will be there, nk'uko nawe uzaza, nk'uko erega hano twese turi inshuti n'uko mubijyana hirya no hino. Wowe Muvunyi urabizi, Papi urabizi, Emi urabizi, Papi uyu nawe, mwese murabizi turi inshuti. Ejo ntibizagutungura ubonyeho na Papi. Iriya ni show, ndashaka ko dukora show, urumva wowe ngo afitanye indirimbo na BOSE babiri. Papi siko watubwira ndimbati sinzi ukuntu bimeze, nawe azaba hari, azaba habaye nk'uko namwe muhabaye. Ndumva cyumvikana. Hari ikindi kibazo dufite inyuma ariko ndashaka. Okay, so kugira ngo ndashaka kubanza kunganira kuri icyo gice cya ndimbati, bisobanure neza. Ndimbati kuba ari kuri afishe ndumva nta kibazo kirimo, kuko ndimbati ni umupafoma mwiza. Nk'uko kuri afishe hariho aba MC, hakaba aba DJ, hakaba abahanzi, ndimbati nawe afite uruhare ashobora kugira muri event. Muri event rero ndimbati hari surprise abafitiye, igihe twavuganye abafitiye surprise. Abakunzi ba ndimbati ntimuzacikwe, azaba hari live kandi yabwiye ko abafitiye surprise.